Hello, umeze neza? Muvugana ni Lideri Ramadhan, uyu munsi tukaba tugiye kubana mu kiganiro kiri bugaruke ku isomo rifite umutwe nk'uko mubibona, tugiye gusesengura BV, GRADS, Direct Bonus na Maintenance. Tumenye ama BV ni iki, ama GRAD ni iki, nk'uko ibyo byombi twabibonye mu masomo yabanje, nkurarika wowe waba utarabikurikiye ko waza kuza kunyuzamo amaso, kuko BV na GRAD twarabisesenguye mu buryo buhagije. Ahubwo hejuru y'ibyo tugiye guhita twongeraho direct bonus. Iyi direct bonus tuyihuriranye na maintenance. Ibyo byose uko ari bine bize kuduha igisobanuro rusange cy'isomo ry'uyu munsi. Dutangiye rero, hano dufite BV. Mbere na mbere hano kuri BV cyangwa se bonus value, murareba hano dufite product ya Nutri Revolution. Iyi Nutri Revolution igira icyo twita product value, ikagira na BV bonus value. Ubu tugiye kureberaho product value na BV cyangwa se bonus value, ariko bize kuduhesha n'amahirwe yo kumenya icyo iyi product value ari cyo. Iyi product value bivuze agaciro k'igicuruzwa. Urugero ni handi tuvuga ngo wenda ni urugero, Nutri Revolution imwe wenda ihagaze amadolari 60. Aya madolari 60 niyo tuzita product value, agaciro k'iki, ka cya gicuruzwa. Noneho hano tukageraho BV cyangwa se bonus value mu magambo arambuye. Niyo handi tuzavuga uti iyi product rero ku muntu wayicuruje, kuri iriya product value hazaba hariho public price, habeho na member price, bityo aze kubonamo literi ingana na 20%. Ariko kuko muri rusange retail bonus iba ifite percentage ya 25%, niyo uzaguranirwamo aya manota twita BV, twita bonus value. Ahangaha rero Nutri Revolution imwe igira ama BV 20. Ubu bivuze ngo hano hariho ama BV 20 BV, hariho ama BV 20 kuri iyi product. Ubu ahangaha muri rusange ngira ngo maje kumenya icyo twita PV cyangwa se product value, nk'aho ari agaciro k'iki, ka produit k'igicuruzwa, ariko bibazwe mu mafaranga, yaba amadolari, yaba amanyarwanda, yaba amahera y'amarundi n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes, ukamenya na BV ko ari bonus value cyangwa se ni agaciro ka bonus k'igihembo runaka ugenewe kuri iyi produit wacuruje. Rero ako gaciro tukabara mu manota, ariyo twita aya ma BV. Yes, ngira ngo ibyo ngibyo rero niba bisobanutse, byatuma twegera ku yindi ngingo iri hasi yo kureba uti ese GRAD ni iki. BV yo ubushize mu isomo ryatambutse twarabirebye, waza kuza gusubira inyuma ukareba. Ahubwo hano kuri GRADs nazo twazigarutse, ariko reka twongere tuzivugeho muri make. Mu busanzwe tugira GRAD eshanu, ariko iyo ugiye muri sisiteme nta GRAD wari wagira, usanga harimo iri jambo ngo new member. Iyi new member bivuze umunyamuryango mushya, umufatanyabikorwa mushya wa company. Bivuze ngo ni mushya muri sisiteme ya company. Already ibi ngibi bibona umuntu uwo ari we wese wafashe contract, ID ye igafunguka. Bivuze ngo account ye, sisiteme ye, akaba yajya muri sisiteme. Rero iyo ugiye muri sisiteme usanga harimo iri jambo ngo new member. Bivuze ngo uri umufatanyabikorwa, uri umunyamuryango mushya wa company. Kuba rero uri mushya muri iyo case, nta kintu wari wacuruza, nta gikorwa na kimwe wari wakora. Burya ku muntu nubwo waba umaze amezi 5, waba umaze amezi 8, waba umaze iminsi already utari wagira igrade ubona, usangamo iri jambo new member.
bivuze ngo sisiteme ikurigadinga nk'aho uri mushyashya nk'abandi bose kuko nta kintu wari wakora. Yes, noneho grade ushobora kuba uri kwibaza we tutabanye mu biganiro byashize uti ni iki? Grade cyangwa se tuzita na ranka cyangwa tukayita n'andi materima agiye atandukanye. Muri rusange grade ni nk'urwego, ni kategori ugeraho baguheraho percentage runaka. Ni urwego runaka cyangwa se icyiciro ubarizwamo bitewe n'ibyo tugiye kureba uba wakoze, bityo kuri icyo cyiciro urimo bikaguhesha access y'uko uzajya ukubirwa ijanisha runaka, uzajya uhabwa percentage cyangwa se purusa runaka ku bikorwa byose byabereye muri sisiteme yawe nk'uko tugiye kubireba. Bivuze ngo ni nk'uko navuga ni wowe kanaka uri kuri uru rwego, wowe kanaka ukaba kuri uru, kuko kanaka wa mbere hagize icyo asumbya uwa kabiri, ubwo bivuze ngo uwa mbere azajya ahembwa percentage iri hejuru, uwa kabiri we ahembwe percentage iri hasi ugereranyije n'aba bombi. Rero kuri grade n'ubundi nicyo biba bisobanuye, ni ukuvuga ni urwego, ni kategori runaka cyangwa se ni icyiciro runaka ugeraho kikagena ijanisha cyangwa se percentage uzajya wakira ku bikorwa byose byabereye muri sisiteme yawe, ibyo wacuruje n'ibindi bitandukanye. Yes, noneho hano tugira amagrade atanu tuvanyemo iyi new member, kuko urumva already yo si grade, kuko hano kuri new member urumva niba uri umufatanyabikorwa mushya just twabara ko ari 0. Ubu hano turarigadinga ko iyi atari iyi grade, ari nabwo nshishikariza buri muntu wese uri kunyumva muri aka kanya ko yagerageza agashaka grade, yaba ntoya yaba iri hagati na hagati, ariko already uba uyifite, kuko sisiteme niba nta grade ufitemo urigadingwa ko uracyari mushyashya kweri. Nubwo waba umaze umunsi umwe tangira ushake grade. Yes, noneho hano dufite dufite amagrade atanu. Grade ya mbere ni iyi twita silver, iya kabiri tuyita gold, iya gatatu tuyita platinum, iya kane tuyita diamond, iya gatanu tuyita diamond star. Aya magrade ngira ngo abenshi muri mwe barayazi, ni ibisanzwe. Ubu tugiye kureba ngo aya magrade atandukaniye he cyangwa se uyabona ute. Twifashishije iyi foto yo muri kataloge, hano dufiteho ibicuruzwa runaka. Murareba iyi ni Nutri Revolution nari selectinze, Nutri Revolution. Iyi Nutri Revolution barakubwira ngo hejuru hariho silver, hano hejuru hariho silver, kanzooming bigaragare neza. Urareba hano kuri Nutri Revolution dufiteho ngo silver, ubu hano dutangiye gusesengura amagrade. Kubera iki silver? Mbere y'aho ngaho dufiteho iki? Dufiteho BV 20. Izi BV 20 kugira ngo mwese murazibona. Nk'uko twabibonye hejuru tugira product value, tukagira na bonus value. Bonus value ya Nutri Revolution twari twabuye n'ubundi hari ama BV 20. Mu busanzwe kugira tubone igrade ya silver, mu busanzwe bidusaba amagrade bidusaba ama BV 20. Kugira tubone gold bidusaba 60, platinum ni 120. Rero hano kuri silver bivuze ngo niba ncuruje cyangwa se niba ucuruje, niba naka yacuruje Nutri Revolution nibura imwe cyangwa se indi produit iyo ari yo yose, Nutri Revolution iba izihagariye muri rusange, ariko ntabwo ari ngombwa Nutri Revolution gusa. Produit iyo ari yo yose nibura ishyikije, igejeje nibura mu ma BV 20, itari munsi y'ama BV 20, aho kugira ijye munsi yarengaho gato akaba nka 25 gutyo,
nta kibazo. Aho ngaho uba waguramo iyi grade ya silver. Kubera iki? At least wa mubare fatizo w'amabivi aguze ya grade aruzuye. Hano ubwo ni silver nk'uko twari tunabibonye ko igura amabivi 20. Noneho igihe ucuruje kuri iyi kesi ya kabiri, igihe ucuruje Nutri Revolution 3 Nutri Revolution, niba ucuruje nibura produit 3 za Nutri Revolution cyangwa se indi produit iyo ari yo yose ifite amabivi nibura 20 cyangwa se nubwo yaba itageze 20 ariko ikaba ifite amabivi nibura 60 kuzamuka, izo produit 3 cyangwa se niyo zitaba 3 zikarenga zikaba 5, 10, produit izo arizo zose waba wacuruje zifite nibura at least agaciro k'amabivi 60. Aya mabivi 60 kuduga bitarenze 119 uba waguramo iki? Uba waguramo grade ya gold. Ngo gold nk'uko twabibonye igura amabivi 20. Ni cya gihe nacuruje product runaka afite amabivi aya n'aya nkiguriramo iyi grade. Mu gihe nshatse kugura grade ya gold nzayigura amabivi nibura guhera kuri 60. Igihe ari 59 ntabwo bizakunda, fatizo ni 60, ariko igihe yaba arenzeho kuri 60 nta kibazo. Dushyiriye hafi aha ndagira ngo nkurarike kuzareba video iri bukurikira iyi, iri busobanura impamvu ki atari byiza kugura grade za gold na platinum. Gold na platinum upline wowe uri kunyumva mu gihe waba utabisobanukiwe rwose uzarebe video ikurikiye, izaba ari ingenzi cyane. Uzabona ko kugura grade ya gold n'iya platinum uba wihenze, uri mu gihombo gikomeye cyane. Yes, dukomeje rero hano dufite platinum igihe wacuruje Nutri Revolution 6. Hano dufatiye kuri Nutri Revolution 6 kuko Nutri Revolution imwe ifite amabivi 20, ubwo niba ari 3 ni 120. Bivuze ngo nibura amabivi 120 kuzamuka ushobora kubonaho iki? Grade ya platinum. Noneho hano dufite diamond, hari nayo buri muntu wese aba agomba nibura kuba yicaranye. Amaburaburizo gira agasilver, rwana no kugira agasilver, nugera ku gasilver ubwo hari no guhita ubona diamond. Turaza kureba impamvu ki aya grade 3 ya mbere yose angana. Ufite silver, undi akagira gold, undi akagira platinum, muba muri mu cyiciro kimwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, ufata percentage zingana. Akaba ari nayo mpamvu nari mvuze ko atari byiza ko wagura gold na platinum. Icyiza wagura amasilver menshi ukayagurira abana bawe cyangwa se ukanabakora maintenance nk'uko tugiye kubisesengura, kuko muri iyi video turaza kwerekana uburyo ki n'uko ubikora, uko ubigura, bigenda bite byose. Mushonje muhishiwe, mukomeze muri video kugera ku mwisho. Hano dufite diamond. Diamond igura amabivi 240 nk'uko bimenyerewe, ariko si ngombwa 240 gusa, ahubwo 240 niyo fatizo. Bivuze ngo ufite 250 wayaguramo diamond, ufite 300 wayaguramo diamond nta kibazo, ufite 100 wayaguramo diamond nta kibazo, ariko kuri exception turi buze kugarukaho hasi cyangwa muri video izakurikira. Hano nibura bigusaba kuba wacuruje Nutri Revolution 12 cyangwa se produit zindi izo arizo zose, zaba 2, zaba 100, zaba zingahe, ariko nibura zishyikije agaciro k'amabivi 240 twihuse cyane. Hano dufite Diamond Star, iyi ngiyi tuyigura cyangwa se tuyibona ari uko nibura twacuruje amabivi 900. Aya mabivi rero 900 nibwo ushobora kubona iki? Diamond Star. Mu gihe waba wacuruje Nutri Revolution byagusaba gucuruza 45 kugira ngo ubone grade ya Diamond Star, ariko si ngombwa. Izi Nutri Revolution nkuko twabivuze ni urugero n'izindi produit zose waba wacuruje ariko zihagaze ya mabivi zifite agaciro nibura k'amabivi 900 kuduga, ushobora kuguramo iyi grade ya Diamond Star. Muri make rero
amagarade ni uku nguku tuyabona, ushobora kuba hari ibyo udasobanukiwe ese ayo mabivi ava he aturuka he, turaza kubibona hasi tureba n'uburyo ki ayo magarade uyagura nta kibazo. Reka dukomereze hano kuri direct bonus. Iyi direct bonus ni imwe mu mabonisi 15 duhembwamo cyangwa se tubonamo amafaranga mu bikorwa tuba twakoze. Iyi direct bonus rero tuyibona ku bicuruzwa byose tuba twasohoye muri kampani ariko twabigizemo uruhare. Directly nk'uko bivugitse ni bonisi tubona kuri buri gicuruzwa cyasohotse muri kampani ariko ari twe kisohokeyeho. Already ibyo bigaragara ari uko wakoze maintenance tuhita tuyikurikizaho bisobanuke neza. Bivuze ngo urugero niba nsohoye produit cyangwa nkazana umukiriya akagira produit akonsomye izi n'izi, izo zose akonsomye ya mabivi yazo nshobora gufataho iyi direct bonus, bagafata ya mabivi wenda niba ari amabivi urugero 500, ayo mabivi 500 ngahita nkubirwaho percentage runaka. Urugero niba mfite nka diyama bakankubira 12%, nkabona ko mbonyeyo amadolari 60, $60. Iki nicyo twita direct bonus. Bivuze ngo ni bonus mbona direct kuri ya mabivi ninjije muri systeme ya produit zaguzwe. Rero iyi direct bonus n'ubundi n'izindi zose zisanzwe tuyibona mu byiciro bitandukanye bijyaniranye na ya magarade yandi twatangiriyeho. Niba ndi mu cyiciro cya silver kandi tubyerekane neza, silver, gold na platinum, izi grade zose uko ari 3 dufataho percentage zingana, baguha 10% by'amabivi winjije muri systeme aturutse kuri ma product yacurujwe. Yes, aho ngaho mu gihe uri umusiliva ufite grade ya gold cyangwa se ufite grade ya platinum, mwese babaha percentage ingana 10%. Urugero hano ni muba mwacuruje nk'amabivi 500 ukaba washyira muri systeme, bazagukubiraho 10% ubone ko ugize amabivi 50 angana na $50, n'amadolari 50. Noneho hano kuri diyama kugira turebereho n'ukuntu amagarade agiye atandukanye. Hano ku muntu ufite grade ya diyama uhabwaho 12%. Bisobanuye ko kuri za silver, gold na platinum ziriya grade 3 zose zihembwa percentage imwe. Iya diamond uhabwaho 12% by'amabivi yose winjije muri systeme wakoreye maintenance. Iyo maintenance niyo tugiye gukurikizaho. Winjije muri systeme wahabwaho iyo percentage. Noneho twihuse cyane hano kuri diamond star duhabwaho 15% by'amabivi winjije muri systeme. Rero tutabitinzeho, iyi direct bonus urumva ni bonus tubona ku mabivi twinjije muri systeme direct ya bya bicuruzwa twacuruje. Already amabivi twinjije muri systeme tuyakubirwaho percentage runaka, iryo 10, 12 cyangwa 15% bijyaniranye na grade ufite. Iyo bonus noneho tukayita iki? Direct bonus. Kugira ngo isobanuke neza reka tubihuze na maintenance ari nayo yatuzinduye uyu munsi. Ushobora kuba wibaza uti maintenance ni ibiki? Maintenance ikorwa ite? Maintenance yabaye maintenance mu bantu benshi, ariko uyu munsi nifuje ko twashyiraho umucyo. Bidukundiye ndabona umwanya umaze kuba muremure, ariko niba ngombwa ndaza gukatingaho gato, ariko dusoje iyi maintenance nibura kuyisobanukirwa. Hano maintenance
ubusanzwe harimo ijambo to maintain. Ijambo to maintain bishobora kuba bisobanuye ugenekereje ni nko gusigasira, kwita ku kintu, kugifata neza, yes. Ariko hano muri business tubihuje na network marketing yacu, maintenance ni kugaragaza ya konti yawe, ya system yawe, turebe mute se muri system yawe harimo wowe, harimo n'aka wazanye, harimo n'aka wundi wazanye, harimo abo bazanye, urwo ruhererekane rw'abo badistributeri bose bari muri system yawe ni bande? Maintenance ni iki? Ni kwerekana uti ni bande muri bo bakora, ni gukangura konti yawe cyangwa se kwerekana ko konti yawe iri active. Icyo ni cyo twita maintenance. Maintenance ni kugaragaza ko hari ibikorwa wakoze mu kwezi runaka, bityo ko nawe nk'umudistributeri ukiri active, ukiri gukora, udasinziriye, konti yawe ko idasinziriye kuko wowe nyirayo uri gukora n'ikimenyimenyi, hari ibikorwa winjije muri system. Icyo gikorwa rero cyo kwinjiza ibikorwa runaka wakoze, niba ari amaproduit yacurujwe muri system bikagaragara ko hari ibyo wakoze, nicyo twita iki? Nicyo twita maintenance. Ngira ngo birumvikana. Ikitumvikana aho wagira ikibazo cyose, aho wakenera ubusobanuro burenzeho, aho waba ufite inyunganizi, wakwandika muri comment tugasangira ibitekerezo, wahita usubizwa byihuse. Yes. Urugero hano dufite wowe, na upline, tugiye kureba wowe na system yawe. Wowe upline bivuze ngo muri uku kwezi tuvugana hari produit runaka wacuruje, yaba izo wakonsomye ku giti cyawe, yaba izo wazanye abantu barakonsoma, yes. Ibyo bikorwa wakoze muri uku kwezi ubishyirishije muri system, nicyo tugiye kureba. Icyo gikorwa cyo kubishyirisha muri system nicyo maintenance, yes. Niba rero ubishyirishije muri system sava, bivuze ngo konti yawe igaragaye ko yakoze, bityo ko ugiye guhembwa na za direct bonus. Turaza tubihuze neza tubisobanukirwa. Noneho hano hakaba umudownline wawe, nawe hari utwo yakoze, nawe adushyirishije muri system, bityo system ibonye ko nawe yarakoze, hari ibyo yakoze, nawe ari active. N'uyu nguyu nawe bibaye uko, bigaragaye ko hari ibyo yakoze, n'uyu nguyu bibaye uko, hari ibyo yakoze, uyu bibaye uko ko hari ibyo yakoze, n'uyu ko hari ibyo yakoze, n'uyu ko hari ibyo yakoze, n'uyu ko hari ibyo yakoze, wenda abandi nta kintu bakoze. Aha rero icyo twita maintenance ni iki? Ni igikorwa cyo kugaragaza ibikorwa byose byakozwe mu kwezi n'ababikoze, kugira ngo konti zabo zigaragare ko ziri active, zigomba guhembwa kandi zihite zinahembwa bijyaniranye n'ibyo mwakoze, n'ibyo bagiye bakora. Icyo rero gikorwa nicyo twita iki? Maintenance. Iyi maintenance rero ndumva twaba tuyivuzeho ibyo, tugakomeza kuyisesengura mu bundi buryo. Ubusobanuro bwo ngira ngo burumvikana. Rero kuri wa muntu wibazaga ngo ama-BV ni ibiki, maintenance ni ibiki, sindabyumva neza, tubona amagrade gute? Hano ngiye kuguha urugero ruri live, nabyita ko ruri live cyangwa se ruri real, mu buryo bugaragara. Urugero hano tugiye kureba maintenance and grades purchasing. Tugiye kureba uburyo ki wagura amagrade, uburyo ki ukora maintenance. Iyo maintenance ikorwa ite? Ikorwa igendereye ku ki? Ese ikorwa nande? Ibyo reka tubirebe mu buryo bwihuse. Yes, mbere na mbere twabonye ko maintenance ari ukugaragaza ibikorwa byakozwe mu kwezi n'uwabikoze bitewe na konti bigaragarijweho, ubwo niyo yabikoze. Ntabwo tureba ute se BV, niba ncuruje BV cyangwa ukaba ucuruje BV, ushobora kumpa nkashyira muri system,
Rero ibyo nshyize muri sisiteme nibyo bigaragara ko nakoze, ntabwo tureba uti wowe izo wacuruje koko ni wowe uzishyize muri sisiteme. Ureda ufite gucuruza nk'amabibi 100 urugero, ukaba wamaho nka 30, ayo 30 niba yashyirishije muri sisiteme biragaragara ko nacuruje ibintu by'amabibi 30. Nawe muri rya jana ryawe uraba usigaranyemo 70, nuzishyira muri sisiteme bigaragare ko wacuruje nibura amaporodagiti ahagaze bibi 70. Icyo nicyo twita maintenance. Urugero hano dufite ordonance ya porodagiti umukiriya yakenera cyangwa se yari yagenewe umuntu runaka, niyo tugiye gufatiraho. Urugero amazina ye for their privacy ari hidden nk'uko mubireba, ariko murabona ko already ni ibyacu. Hano dufite porodagiti zigera muri enye. Iya mbere ni iyi 12 Kings mushroom, na price ino ordonance ngira murayimenyere n'abatayizi bayirebereho. Niyo yerekana amaproduit umukiriya runaka yakenera cyangwa se yaba agiye kugura cyangwa muri ubwo buryo. Hano dufiteho Nutri Revolution, dufiteho Immune Booster, dufiteho na Vein Integrity. Aya maporodagiti rero uko ari ane tugiye kuyafatiraho urugero. Bivuze ngo niba nzanye umukiriya cyangwa se uri kunyumva, niba uzanye umukiriya akaba yagura aya maproduit ane, already hariho retail bonus. Kubera ko aya mafaranga yishyuye ugomba gukubirwaho 20% kuri retail bonus, tuzi ko ari 25%. Iyi 20% uhita uyitahana uwo munsi nka retail bonus, noneho 5% niyo isa nk'aho iguranwamo aya mabivi. Amabivi rero muri aka kanya niyo turi gukora iki? Niyo turi gusesengura. Ubu rero hano bivuze ngo iyi 12 Kings mushroom ifite amabivi runaka yayo, Nutri Revolution ifite ayayo, Immune Booster ifite amabivi, Vein Integrity nayo ifite amabivi yayo. Bivuze ngo hano urahabwaho nibura dusapoze kugira byihute 60,000 cyangwa 80, ariko haze kuza wenda n'amabivi 90. Yes, iki nicyo twari tugiye kurebera kuri ibi bintu. Turebe uti ese umuntu abona amabivi gute, ayo mariteri aboneka ate, biba byagenze biti? Ngira ngo icyo cyasobanutse. Reka dufate noneho urugero rwa bivi. Iyi niyo twita ordonance. Abantu rero batazi na bivi cyangwa se agapapuro ka bivi, muraje mukarebereho. Muraje mukarebereho, niko kaka ngaka, niko kaka. Murareba ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Hejuru dufite nutritional supplements recommendation, hano dufite buy products, y'ibicuruzwa byaguzwe. Bivuze ngo kuri iyi tariki ya 16 z'ukwa 12 uyu mu distributeur Ramadhan Niyitegeka yacuruje izi porodagiti zihagaze aya mafaranga yabonye mu bivi izi. Bivuze ngo hari retail yaje ku ruhande, ariko muri aka kanya turi gusesengura iki? Bivi. Izi bivi rero 400 nizo tugiye kureberaho twihuse cyane. Maintenance, kuko tubonye ordonance, amaporodagiti yanditswe, umukiriya arishyuye. Niba yishyuye retail wayibonye neza cyane, ibintu byabaye ruzungu. Nyuma y'uko uryoshye rero, ariko na bivi nazo zirahari ngo zongere, noneho zongeremo ubundi buryohe. Muri aka kanya rero izi bivi 400 tugiye kureba ese wenda nkeneyemo grade yaba iyanjye cyangwa se y'aba downline, nkeneyemo maintenance. Ibyo nibyo tugiye kureba. Tubonye ordonance, wabonye umukiriya yayifashe arishyuye, baguhaye aka gapapuro muri kureba ka bivi. Noneho nyuma yo kukaguha tugiye kureba utese izi bivi ku kwezi kugeze, ukwezi ko kugiye
kugera ku musozo tugeze muri cya gihe cya garade n'ama maintenance yanjye nayikora nte, nagura garade nte? Wowe ubyibaza tugendane, aka niko kanya noneho ngusubizwe. Ngira ngo ubonye uko amabivi agaragara. Hano dufite amabivi 400 nk'uko muri kubireba. Hano rero maintenance twihuse cyane, maintenance uko bya bintu bigaragazwa ari naho tuboneraho direct bonus mbihuze nk'uko nari nabigarutseho haruguru. Iyi maintenance ikintu uzakora, uzafata aka gapapuro ka bivi uhindure inyuma wandikeho, cyangwa se ushaka akandi gapapuro ku ruhande. Ubu twagiye kugura amagarade no gukora maintenance, ariko mere kuri maintenance. Hano kuri maintenance nzavuga ni agapapuro runaka uzagafata ukandikeho, cyangwa se wandike kuri kariya k'amabivi inyuma. Utegerezwa kwandikaho ibintu bigera muri 4. Reka turebe. Icya mbere ni amazina yawe, wenda twandike gutya, yitwa gutya, niyo mazina ye. Ikindi ushyireho uwo muntu ugiye kumaintenera, ubwo ya konti ugiye gukorera maintenance niyo turi gukora iki, turi kugaragaza hano. Ese uyikorera gute maintenance? uyikora gute? Mbere na mbere urabanza ugaragaza amazina ya nyiri iyo konti ugiye gukorera maintenance. Reka twandike amazina agaragara. Suppose yitwa Alice Nirere Alice, bivuze ngo agiye gukora maintenance. Ikintu cya kabiri wandikaho kuri wa muntu uri gukorera maintenance ya se uri kuyikorera, urerekana member ID, ya kode uhabwa ya konti yawe nk'umunyamuryango cyangwa se umufatanyabikorwa wa company. Wenda dusuppose ko Alice ID yari hano ndi kwimagine atazagera ugerageza kuyikoresha agasanga bidahora. Yes, dusuppose ko iyi ariyo ID. Ikintu cya gatatu wandikaho, ushobora kwerekana icyo wifuza. Ese ni kugura garade, ni gukora maintenance? Ndahita niyandikiraho maintenance. Cyanditse neza. Maintenance. Iyi maintenance rero nicyo cya gatatu ndi bukore. Nshobora guhita nyicaho iki, akarongo. Aha niho ruba ruzingiye. Kuri iyi maintenance rero bivuze ngo uyu muntu witwa Alice Nirere ufitiye ID, nanze komande y'uko ngiye kumukorera maintenance. Noneho ikintu kiba gisigaye ni kwerekana product zigomba kwinjira muri konti, zigomba gukorerwa maintenance. Muri make tugiye kwerekana ko ibyo yacuruje ari ibihe muri uku kwezi. Tugarutse hejuru, hano twacuruje Alpha Secret z'ama PS 10, quantity ya 50. Bivuze ngo ni Alpha Secret 500. Hano mu gihe dushatse kumukorera maintenance y'izi product zose, tuzaza twandikeho product dufite Alpha Secret 10 pieces times 50 times 50. Ubwo bivuze ngo izi product zose twacuruje twaba tuzihaye iki, maintenance kuri uyu mubyeyi Alice Nirere. Uko niko ahangaha uhita utegerezwa kwerekana maintenance wayikoze, werekanye ko ari maintenance wifuza,
y'umuntu witwa gutya na ID ye ni iyi ngiyi, werekanye na product zigomba kujya muri sisiteme ye y'ibikorwa cyangwa se ibicuruzwa yasohoye muri uko kwezi uri gukorera maintenance. Aha ngaha rero ngira ngo murabibona, ariko ku rundi ruhande twe turi aba network n'ubundi turi gusesengura maintenance y'uyu muntu izavamo iki. Ubwo maintenance hariya isa nkaho irangiye ni kuriya ubikora, ahubwo tugiye kureba ko twakoze iyi komande byarangiye. Turebe bonus izavamo. Reka dusapoze wenda ko uyu muntu afite grade ya diyama. Kuri grade ya diyama bivuze ngo izi product zihagaze amaBV 400. AmaBV 400 kuri grade ya diyama, iyo ukoze maintenance niho tubonera iki, ya direct bonus. Icyo kintu cyumvikane kive mu nzira. Direct bonus tuyibona kuri maintenance twakoze. Iyo ukoze maintenance niho ubona direct bonus, kuko twavuze ko iyi direct bonus ari bonus ukubirwaho cyangwa se uhemberwa ku bicuruzwa byose winjije muri sisiteme yawe mu kwezi runaka ko ari wowe wabicuruje. Direct bya bicuruzwa ya maBV ya bya bicuruzwa winjije muri sisiteme yawe uhita uyakubirwaho plus runaka, 10 igihe uri silver, gold cyangwa platinum, 12 igihe uri diamond cyangwa se 15 igihe uri diamond star. Bivuze ngo iriya direct bonus kugira ngo uyibone bigaragaza ko wakoze iki, hari ibyo wacuruje, ari amaBV winjije muri sisiteme. Iki gikorwa cyo kwinjizamo nicyo maintenance ariyo ubu ngubu turi kuvugaho. Rero iyi maintenance ni nayo iduha direct bonus. Ibyo bintu rero nicyo nashaka kuza kubihuzaho, kugira ngo ako karumvikanye nako, uwakeneraho ubundi busobanuro yajya muri comment akabaza. Kandi ikindi cyaba cyiza, you may subscribe, ushobora gukanda kuri subscribe ukajya ubona amasomo n'ayandi yagufasha, ukaba wabisangiza n'abandi bagenzi bawe nabo bakaba babisobanukirwa, by'umwihariko aba downline bawe. Ko ushobora kuba ubizi uri umu upline, ariko mu bana bawe harimo abatabisobanukiwe ku rwego ruhagije. Aha rero niba dufite amaBV amaBV 400, tukaba dufite grade ya diyama. Grade ya diyama bivuze ngo kuri aya maBV 400 bazadukubiraho 12 cyangwa se turakubirwaho 12%. Turebe ese haraza kuvamo iki. 12%, tubone ko haravamo amadolari 48, amaBV cyangwa se amadolari 48 byose biba bingana. Iyi niyo direct bonus. Iyi direct bonus ibonetsemo hano ngira ngo mwese murayibona ko ari amadolari 48. Nababwiye ko cyangwa se mbivugireho n'ubundi, direct bonus cyangwa se maintenance muri rusange irengeje amaBV 20 nta sisiteme nini ufite, uba ukoze ikosa rikomeye cyane, uba wihombeje bikomeye cyane. Ku muntu udafite sisiteme nini ategerezwa gukora maintenance y'amaBV 20, andi maBV akayahereza aba downline be cyangwa se akabyumvikana na upline we, akagira uko babigenza kundi. Cyese umuntu ufite sisiteme imusaba nk'amaBV 30 kubera ubunini bwayo 40 abo sava, ariko gukora maintenance y'amaBV angana gutya ku bwende bwawe sava, ariko nanone icyo tubikorera tuba dushaka amafaranga. Bivuze ngo rero igihe ugiye gushaka amafaranga ugasanga inzira uri kuyashakiramo uri kwihombya, ntekereza ko uba watekereje biciriritse. Rero hano reka wenda dufate aka kanya tubirebereho, tuzabigarukaho birambuye muri video izakurikira. Kuki gukora maintenance y'amaBV arengeje 20 ari ikosa? Hano muri video yabanje iherutse twabonye sponsor bonus.
iyi sponsor bonus twabonye ko ari bonus ufata ku mu downline cyangwa se umuntu winjije muri systeme direct igihe abonye igrade. Reka dusapoze ko muri ya mabivi 400 ya hariya ufite umu downline wenda mukoreye grade y'amabivi 240 wenda diyama. Iyi diyama muguriye barankubira 20. Ubu hano muri iyi case twafashe ko uyu Alice turi gufata urugero afite grade ya diyama, kuri sponsor bonus igihe afite diyama bamuha 25% kane rimwe, bivuze ngo ni $60. Bivuze ngo hano ku mabivi 240 mbonyeho amadolari 60, mu gihe hariya kuri maintenance y'amabivi 400 nabonye amadolari 48. Urumva hano ko kuri sponsor bonus niho mbona bonus, niho mbona amafaranga menshi. Kandi ikindi aya ni 240, bivuze ngo 160 yandi, reka nayo tuyarebe, 160 yandi asigaye muri 400 kuko aya ari 240. Wenda umwana wa mbere muguriye iyo diyama, abandi wenda mbahaye silver ya 20 bankubira 25% kuri buri silver umwe abonye, mboneho 1 4 4 5, mboneho amadolari 5 kuri buri silver imwe. Bivuze ngo hariya tubonye 240, mu gihe twari dufite amabivi 400, bivuze ngo hasigayeho amabivi 160. 160 ugabanyije 20 harimo inshuro 8, bivuze ngo aya masiliva 8 agomba kubonekamo hano, imwe nshobora kubonaho amadolari 5. Bivuze ngo aya mabivi 160 yasigaye muri ya 400 nzabonamo amadolari 5 yikubiye inshuro 8, bibe izi ni bivi 5 nkubye 8 bibe 40 $40. Aya madolari rero 40, wibuke ko hariya hejuru tubonyeho iki, tubonyeho amadolari 60 kuri ya diyama, wongera ya 40 biba amadolari 100. Tuyabonye kuri sponsor bonus. Igihe hahandi twakoze maintenance twabonye iki, twabonyeyo kuri maintenance twabonye amadolari 48 ngira ngo murabibona. Ibaze rero wowe upline uri kunyumva, wowe downline uri kunyumva, kujya gukora maintenance y'amabivi 400 ukabonayo amadolari 48 mu gihe wakabonye amadolari 100. Ubwo sinzi niyo wabishyira muri systeme biba bigaragara ko wabishyizemo, kuko na systeme ibona ko kuba ubishyizemo ntabwo urayisobanukirwa. Rero ikibi byose tuba twabikoreye no gufata uyu mwanya n'igihe kingana gutya, ni kugira nibura twese dusobanukirwe ibyo turimo, kuko sometimes ufite kubikora amabivi ukagiye uyabona ariko ugasanga uri kwiha amafaranga make, mu gihe amabivi akaguhaye amafaranga agaragara. Ibyo rero tuzabisesengura muri video izakurikiriye. Reka dufate urundi rugero rutoya rwa maintenance duhite tureberaho na grade dusoze. Reka hano ufite product nk'uko mubibona, ufiteho product, uru ni urupapuro rwa BV. Izi product zifiteho amabivi 120 n'ibice 24. Ni amaproduct agera kuri 7. Tuvuge urugero ngiye gukora maintenance y'abantu bangahe, y'abantu wenda 4 5, turebe se igihe naba nacuruje amabivi menshi, nkaba nari nsanzwe mfite grade cyangwa se hari abo ndi bugure muto grade, already nshaka gukora maintenance y'amaproduct nayikora nte.
ndaza nk'uko twabibonye bwa mbere ngaragaze amazina yanjye cyangwa se undi nshaka gukorera maintenance, nshyireho ID ye, ngaragaze na product muhaye. Hano kuri product, igihe ugiye gukorera abantu batandukanye maintenance ariko ugiye gukoresha amabivi aturutse kuri product ziri hamwe, nk'uko mubona iyi fishe iriho cyangwa agapapuro kariho amaproduct ni kamwe, bivuze ngo abazwe ku muntu umwe n'uko amazina ye na ID ye abihayidinze kubw'impamvu za privacy. Bivuze ngo bafite kopi y'uko ibyo bintu byasohokeye ku muntu umwe. Rero si ngombwa ko uwo muntu ari nawe ubyinjiza muri sisiteme wenyine. Icyo nshaka kuvuga ni uko hano biba byiza ugaragaje produit wahaye umwe ku wundi, ariko ntugire uwo uha produit wahaye undi. Hano urugero mfitemo Cola Calcium ku mwanya wa mbere, ifite amabivi 15 n'ibice 19, mfitemo Spirulina bihenda byorohe. Spirulina ifite amabivi 20, ngira ngo hano muri kubireba hano ko dufite amabivi. Hano haba hariho quantity, izo product bajyanye imwe, ebyiri, eshatu niho quantity. Tukagira hano amabivi niho rero nari ndi kubara. Tukagira na price y'ibiciro umukiriya baba bamuhereyeho, yaba member cyangwa public price, hano biba bigaragara. Hano rero ku mabivi niho nari ndi kurebera, ndareba izi product zifite amabivi, banze mere kuzishyitsa, kuzifite ya mabivi 20 nk'uko twabibonye, ngaragaze ko uyu membre wa mbere muhaye Spirulina. Sinzi niba muri kubireba, muhaye Spirulina ngira murabibona, twihute. Spirulina ifite amabivi 20, mpite ngaragaza ko ari iki, ko ari maintenance. Hano amazina ye, ID ye ngaragaze hano ko ari maintenance, akarongo nerekane product muhaye Spirulina. Spirulina ubu bivuze ngo baraza kuyimushyira muri sisiteme ye, bigaragare ko yacuruje iyo product, ahabweho direct bonus ijyanye n'aya mabivi 20, araba agiye muri sisiteme ye gutyo. Reka turebe, hano dufitemo Nutri Revolution ifite amabivi 20 n'undi wabimukorera gutyo. Ahubwo icyo nshaka kongeraho ni kuri aya maproduct afite ibice. Ureba product wakwegeranya nk'ebyiri cyangwa eshatu, urugero reka tubivuge tubikora. Urugero suppose Clarisse Hagenimana, amazina yongeye gukora maintenance wundi, Clarisse Hagenimana, ID ye ni gutya na gutya. Noneho nshaka kumukorera iki, maintenance, byandikeho nshyiraho akarongo ngaragaze product muhaye, iya mbere, iya kabiri cyangwa eshatu bitewe n'iki n'amabivi zigiye zifite. Hano mfite product ya mbere tutakoresheje yitwa Cola Calcium, ucunga izo utakoresheje, utagira iyo utangamo kabiri kandi ari imwe. Keretse hano kuri quantity hariho ebyiri cyangwa hariho eshatu, uragenda buri yose uyitanga. Ufite gutangamo urugero nka Spirulina ku bantu 3, mu gihe hano kuri quantity bigaragara ko zasohotse ari eshatu. Niyo mpamvu hano naberetse quantity rero, kuko hano dufitemo imwe, ubwo bivuze ngo product imwe turajya tuyitanga ku muntu inshuro imwe. Hano rero mu mabivi ureba product ushobora guhuza nk'ebyiri cyangwa eshatu, zikaba zifite ya mabivi 20. Atari 20 hakarengaho duke nka 1, 2, ariko ntitujye kurenga 3. Kubera iki? Urasanga nujya kurenza ugasanga nko mumuhaye nk'amabivi 29, uraza gusanga niba ubikoze ku bantu 3 already, ubwo bifashe hafi bivi zigiye kuvamo maintenance y'umuntu wa 4.
ubariranya ku buryo ki nibura ziraba zegereye 20. Ibyo byose tuzabisesengura muri video ikurikiye. Reka dukoreshe igihe ndabona umwanya wabaye ikibazo. Hano ndagaragaza product ya mbere, wenda ntabwo nzirebye na hariya aho ikora calcium, ifite BV izo n'izo, ngaragaze n'indi bigomba kujyana, wenda vein integrity, bityo izi niziba zirangiye nagaragaje amazina, ngaragaza ID y'umuntu, nerekana ko ari maintenance na product muhaye aka gapapuro, ndaza kubandikaho ku buryo bose biraba birangiye bijyananye n'ama product ahari. Aka gapapuro mwatashe kuri ka kandi kama BV ngo twakabonye hejuru, njye kurometa muri ofisi cyangwa se kuri biro yaho bavuze ko bari bukorere maintenance n'amagrade. Icyo nicyo rero twita maintenance. Icyo twita maintenance ndabona igihe kibaye kinini, minota 50, sinzi niba grade nayo nahita nyivuga bikajyanirana bikarangira. Reka tuvuge grade, ugura grade gute? Biroroshye, bite bijyanirana n'ibyo ngibyo tuzabigarukeho cyane nibura. Nk'uko wagaragaje maintenance ni nako ukora grade, byumvikane. Mu gihe ngiye kugura grade, urugero Alice Nirere ngiye kumugura grade ya runaka, ya silver cya diamond, reka dusuppose nka diamond. Ndaza mfate ka gapapuro ka BV nandikeho inyuma, mu gihe hariyo space, cyangwa se mfata akandi gapapuro kameze neza nshyireho mbere na mbere amazina nk'uko maintenance twabikoze, amazina ye yombi nk'uko ari muri system, Alice Nirere byandike, bite nandika bwa kabiri ID ye, ngaragaze ko ID ye ari SS15 gutyo gutyo. Gatatu niho ndi bwerekane ko icyifuzo nshaka kuri Alice ufitiye ID ari kumugurira grade, byandikeho igrade. Iyi grade noneho nimbyandikaho ishyireho agakubo ka bracket, ngaragaze ni silver cyangwa ni diamond, byandikeho diamond. Aho rero niho utegerezwa igikurikiye guhita werekana iki product uyu Alice Nirere umuhaye ari izihe. Wazishyiraho ukajya kurometa igrade wa muntu barayimuha. Reka tubyandike neza. Hano ndaza nerekane rimwe amazina, andike Alice Nirere, Alice Nirere, ngaragaze ID ye, ID wenda ni SA203333, cyandike uko mbibonye byihute, hariya ni amazina byandikaho. Yes, nibirangira hasi ndaza kwandikaho icyifuzo cy'uko uyu muntu ari kugura grade, nandikeho grade kireho iki, agakubo kireho igrade yariyo ni silver, byandikeho niba ari silver cyangwa se niba ari diamond mba ariyo nandikaho. Reka dukore iki, uyu nguyu tumugurire silver, wenda undi tukamugura diamond. Ubwo hano iyo birangiye mpita nerekana product ngiye kumuha, ndebe product dufite, za product twari dufitemo urugero yuzuye, wenda iya kabiri spirulina ifite ama BV 20, ngira ngo murabibona, uzabibona
muba mubona ni amabive ariho. Mpite ngaragaza ko hano kuri Alice muhaye spirulina. Iki nicyo twita kugura grade. Aka gapapuro nanditseho neza amazina, ID, ko ari grade nifuza ko uyu muntu agira na product iyo ariyo na grade iyo ariyo ko ari silver. Already mpita ngahuza na kariya gapapuro k'amabivi, nkabikorera n'undi nkajyana nkarometa, bakamukohereza iki, bakamuha grade. Reka dusapoze ko hari uwundi uyu ni uwa mbere wenda undi yitwa, nawe turandika amazina ye Habimana Fiston, tubyihutishe. Habimana Fiston, garagaze ID ye, member ID, ufite kwandikaho member ID, ko member ID y'uyu musore ari iyi n'iyi. Nimara kubyerekana, nerekane ko uyu muntu yifuza ko yabona grade yihe, kiriho agakubo kiriho diamond. Ubwo ni ka gapapuro ndi gukora iki, ndi kwandikaho. Munsi mpite nza nkora iki, mpite njya kureba product ndi bumuhe nibura zihagaze amabivi 240. Utazakwandikiraho umuntu diamond gushyiraho udu product dufite ububivi 50, ntabwo iyo diyama azayibona. Kuri buri grade ariya mabivi tuvuga niyo fatizo yo kugira ngo umuntu abone iyo grade. Niba rero wari waracuruje nka 100 umwe ukaba wamuhayemo 20, spirulina ifitemo 20, uyu wundi nawe uragenda uterateranye ama product. Kugira twihute, reka tuvuge ngo dufite spirulina tumaze kuyikoresha bitaba ikibazo. Reka nyihindure Nutri Revolution, ndandikaho ko product ahawe iya mbere harimo Nutri Revolution, yandikeho Revolution. Iya kabiri hariho Vein Integrity, iya gatatu ahawe Immune Booster, iya kane wenda ahawe Nutri Liquid Chlorophyll, iya gatanu wenda mushyiriyeho ariko ibyo mbikora ndeba amabivi kandi ndeba ko izo product nta bandi nazihaye. Amabivi nabanje kubiteranya ku ruhande nkabona ko izo produit runaka nibura ziri buveho 240, kandi sinze kuyarenza ngo nsange muhaye product zihagaze nk'amabivi 170 mu gihe hari abandi batabonye maintenance cyangwa grade. Ibyo byose rero urabanza ukabihuza, wabihuza ukaza ukandikaho ama product wenda tubare n'iyindi. Byihuta, igihe cyabaye kirekire turambirana. Yes, wenda suppose ko aya product 6 tumuhaye nibura arimo amabivi 240, nagaragaje amazina y'umuntu nifuza ko yakora iki, yabona iyi grade, nandikaho ID ye, nerekana ko ari grade, nerekanye na product. Iki nicyo twita kugura amagrade. Aka gapapuro ndagahuza n'akundi wundi naguriye grade, gahuze n'utundi twa maintenance, maze ngende mbiromete aho bateganyirije ko babyakirira. Iki nicyo twita grade, ama maintenance, uko bikorwa byose kugira ngo birumvikana. Rero intego y'ibi byose ni kugira ngo duhuze ibitekerezo, duhuze ubumenyi,
yaba bike waba uzi, yaba bike naba nzi, yaba ibyisumbuyeho, yaba duhanahana ibyo bitekerezo, twese dusangiye umurimo wa network marketing muri kampani yacu, bityo rero ni byiza ko twajya duhuza ibyo bitekerezo kugira tugire view imwe kandi ikwiye nyayo ku mikorere n'imimerere n'imiterere bya kampani. Akaba ariyo mpamvu nifuza ko aya makuru uba ubonye wajya uyaha agaciro akubera ay'umumaro. Akubera iki? Ay'umumaro. Wibagiwe ugaruke urebeho cyangwa se ubisangize n'undi cyangwa se ubikorereho nta kibazo, ariko ubyige uhite ubimenyeraho. Niba ari maintenance uyimenye, icyo utamenye, icyo utasobanukiwe neza wandike muri comment, already umuntu aba ahari ngo abe yabafasha n'ubundi kubaho, ni gufashanya, ubuzima ni magirirane. Rero mu gihe video yaba yageze ku muntu utari umufatanyabikorwa wa kampani wifuza gukorana natwe, yanyandikira tukaza kubisesengura neza cyangwa se akampamagara kuri iyi nimero 0789199481 nk'uko ubibona kuri ekara yawe, 0789199481. akaba yari Rideri Ramadhan, mwari muri kumwe, mugire ibihe byiza, ariko bararika ku bantu batarebye amasomo yabanje, ama-retail bonus, ama-sponsor bonus, NBO, sobanukirwa uburyo ki dukorana na kampani, dukorana nayo mu kihe gisata, gute, bigomba gukorwa bite, ndetse na video zizakurikira, kuko hazajya hacaho amakuru yizewe y'ukuri kandi y'ingirakamaro. Mugire ibihe byiza.